muvuduko ngwino tujyane turi mu muvuduko ngwino tujya ariko abantu bavuga ngo twibye iki umuzamu ntiyakuruwe nase niya mutaza amategeko y'umupira tubizire maratubaza iki ndafashwa amaboko wese ukuboko k'umukinnyi wayo wanjye gutya bare taragira mu maboko ye nese washaka ko bigenda gute bamufate none se kafatisha amaboko bayafate icyo gihe abafana ba APR sha icyo gihe umuntu bakubwiye ngo ngwino muri APR kwishare kuri bench nzanahita nsaba mu stage singire nyifate nimara gufata Champions League nta rush nta pressure tubanze tugire confiance umwaka utaha urahari nuzawukurikira urahari na 2030 irahari twashakaga yadutsinda remember last season twageze demi finale this season turi finale icyo ni ikintu baba bavuga ngo ikipe iri kugenda igira iyo maturité kuko next year shobora kukumanuramo nk'izindi ntwaro nk'eshatu n'intwara champion mujyane murebe Sky Sport next season Arsenal niyo kipe izaba yaracuje amafaranga menshi mu Bwongereza nzaba mfite amafaranga nagabanye yo gutwara Premier League nzaba ninjye wahawe amafaranga menshi muri Premier League kugera kuri finale ya Champions League nyitware sinyitware nzaba nagabanye umugabane munini kurushaho mu Bwongereza yose kandi mwibuke yuko njyewe Arsenal n'abafana bacu twese n'abandi twese kimwe mu bibazo tudafite nicyo kwishyura amafaranga meza ku bakinnyi ubungubu naga tukigira ya mpiri ngo urabona ngo Josh Kroenke yabwiye papa we anamubwira ati ibi bintu ni amafaranga bikura reka tuyatange sezitaha ndaranforsa kuruwari zanjye ndashyira mu mukinnyi wo mu winga w'isasu birabye abantu ni Madueke na kagahungu ka Martinelli ndafatamo umuhungu wundi w'umuhanga Varaskera ashobora kutemera ariko ndafata iki cyana cyo muri Bilbao iki gipeti iki kiwinga iki Barca yashakaga cyane ko Williams cyavunitse ndagishyiramo ndaza kureba ukuntu ndamforsa ubusatirizi bwanjye ndiruka kuri Julian Alvarez ni mu buranda shaka undi ndaramforsa mediane yanjye ari kuri nimero 6 shatse nshobora no kubwira Nogaditi akazi bari kumfasha narakabonye igendere nkazana umukinnyi mu gisukari ya muri mediane mfite umuzamu mfite defense ndagura nimero 6 urimo nabibona ngure rutahizamu ngure n'umuwinga ni 3 ndafite nk'inoti yanjye ya Desa ku isoko ayo ni amafaranga bazampa natwaye Premier League ndahita nzisubiza ku isoko Desa nzaba kandira udukipe mwe musenge ntware Premier League gusa ava na Arsenal mediane ndatireka mu cyatonari hari umuvandimwe ubivuze ndarunda mu cyatonari yari muri mediane ngitireka mu bavango navuze ko mfite majago ndarunda mu cyatonari no nzajya mbakubita Declan Rice na tonari muzajya mugira ngo ni ibintu bibiri nguhaye nzajya nkukubita icyo bita amazi n'amashanyarazi cyarimwe mbivange biturike ugira ngo ni bombe ziri kukurasira imbere mu maso ubyibuke ndagura umuwinga ufatanya na Bukayo ubyibuke nshobora gutereka mu ndi rutahizamu w'ishanyarazi ikibazo nari nifite n'ubusatirizi ubwugarizi bwanjye nta kibazo bufite mfite umuzamu mfite defense ndakomeza ndakomeza mediane na attack ubundi rero ikipe iza nabi nkubita ubu kipe bwanyu butiteguye zajya mfatira hano bajya nkanda hano nugukandira hano mu ngoto nkazajya nyituritsa igahita igwa mu ndo gahita uherera nuko kwica utavuye amaraso ba bintu byo gukubita ubukipe nkabwica no buvushira amaraso zajya nkandi ngo tunyiturikize mahanga umuntu apfa atavuye amaraso uvire n'imbere ubu bwanyu bwa Chelsea ngo bukishakije ubwa Liverpool bwa Man U zajya nkandira hano nturitse ngo tigwemo hasi
kano kamira umutsima nugukanda kano kantu gafashe ku rurimi kano kinjiramo imbere nugukandira hano aho ururimi rufatira ngakanda ngahita nturitsa nkagushamo hasi nukwica ikipe ntazivushije amaraso nzabakubita umwaka utaha nintwara shampiyona ndabayobora ndabarasa mubimenye njya gutsindwa Champions League finale nta kintu cyahatari bivuze nta ribi hatagira umufana wa Arsenal wicara ngo shampiyona ngo nyitwaye ngo nkarata Champions League nta kibazo twebwe twageze demi finale sezishize iyi sezo turagera finale turi finale it's fine dufite match ebyiri reka turwane nazo tuzitsinde birakomeye dufitemo Palace dufitemo Burnley ni match zitoroshye ariko zo meni ziri mu rugo Rodri Palace turaweye reba neza Palace turaweye sha Palace turaweye ariko na Man City ifite Palace kuwa gatatu hari na Man City ifite Palace tuzakina Man City ifite iyo bita Bournemouth tuzakina Man City ryamanye iyo bita Aston Villa na kipe nimwe Man City ifite yoroshye match 3 z'urupfu kuriyo buriya muzi kugira ngo Man City ive mu bintu neza keretse nka Chelsea yishyiremo nk'urushyi muri weekend kayintwarira igikombe cyitwa FA buriya Chelsea twa FA Man City yahita iva mu bintu Pep yahita nta kintu yaba afite kubwira abakinnyi yaba afite icyumweru kimwe cyo guhita kinamwe match muri weekend ikindi nabwo afite indi match muri weekend umva yabagiye Pep yahita yirasa muri weekend adatsinze yabagiye ndasaba ikintu kimwe muri izi match zisigaye City nkorere draw imwe nanjye nkora indi draw imwe duhita turangizanye tuwacane wazima twari igikombe ndayisaba kuko banira ibintu nzayikorera banire ku kibuga cyanjye Emirates ndabatumiye nzagafata nkicaze ikintu cyitwa umupira nzagacinyika ikintu cyitwa baro nzagahaga nzajya ngasunika ngafate nkabage nkacagagure match ya Palace rakomeye match yacu yanyuma ako Man City nayo ifite Aston Villa kuri uwo munsi Man City zaba yarakinye na Bournemouth mbere Man City zaba yarakinye na Crystal Palace mbere njyewe mfite Burnley next game Burnley ndakubaga Burnley ndakabaga Burnley ndagakeba ndakanyuzamo inkota ndagasogota ku munota wa 7 nzaba naciye ugutwi bimwe bya Petero kare cyane ku munota wa 7 nzaba namaze gusogota ku munota wa 7 25 aka kabiri nzajya kuruka nashyizemo ibi bibiri banze fitagiye koresha imbere za hatararisa no ihiti byaza ndakoma musenge ntware champion ngo areke kunderanje hamagara Senegal niko turi mu muvuduko ngwino tujyane turi mu muvuduko ngwino tujya ariko abantu bavuga ngo twibye iki umuzamu ntiyakuruwe nase niya mutaza amategeko y'umupira tubizire maratubaza iki twibye ngo vari ni igiki twebwe twicaye ikipira twiba niyo yatwibye ahubwo kipiri gusunika abakinnyi bacu kipiri kutuvunira abakinnyi kipiri gukandagira umuzamu kumvuna amaboko yamwuriye yamwegamiye Senegal araje naze tumanyure tunywa amata niko Arsenal is Modu Arsenal I love you oh yeah iyo ndebye ikipe Arsenal nkabona abafana bayo nkabona abakinnyi bayo irahari ndimba Arsenal y'ikinyarwanda niyo umukobwa wirabura wahari yazanyagatari niba atari za Gatsiro n'abakobwa bahiriya hirya mu mata bo kwa Ruvuyanga yari ndimo nziza cyane ya Arsenal afite furare ya Arsenal yizane tuyibumvisha no kurizana Rodrigue we yishake Arsenal yayise ngo ni Arsenal is good tuyibumvisha banze bayumve Arsenal mu kinyarwanda
Arsenal is good. Arsenal. Arsenal. Arsenal, I love you. Arsenal. Arsenal, I love you. Oh yeah. Oh yeah. Yitwa ngo iki kweli? Iyo mbonye ikipe Arsenal nkabona abafana bayo, nkabona abakinnyi bayo, nkabona aba Arsenal ndayikunda. Oh yeah. Oh yeah. Kandi tuyifite. Cyangwa ntago yashyizeho sha. Wa mukobwa niba yaritwaga nde? Oya. Kareka. Oya. Yes. Uko byaba biri kose indirimbo turayibuze ariko nta kintu bitubwiye. I love Arsenal. Ngo niko yitwa. Ntago bibaho. Guys, twe turi mu nyungu, twe turi mu munezero, twebwe turi mu byishimo. Wa mukobwa yitwa Diane sha. Yitwa Diane wayiririmbye. Oya sha, Diane ntago yashyize YouTube sha. Indirimbo ya Diane kuki itari ku YouTube kweli? Iyo mbonye ikipe Arsenal nkabona abakinnyi bayo, nkabona abafana bayo, nkabona Arsenal ndayikunda. Oye oye. Arsenal is good. Arsenal niko yaririmbye. Indirimbo ya Arsenal mu Kinyarwanda. Guys, tuzaselebrate iki gikombe muri Kigali Universe. Niho gahunda tuzayikorera, niho tuzaba twicaye tunezerwa. Baba we. Imana bampera umugisha. Fadi sarahari. Fadi ntaho hari. Fadi ntabwo ari kuri live. Arsenal. Guys, Barca se murabona itagiye kunshapa nyuma y'abiri ibibazo maranye iminsi. Ariko wabona ni kamase nkavayo. Ko se ndava kuri uri abahungu bugutembereza kuri. Nta musifuzi ndabiyamye wowe Angelo. We Angelo jya kureba umusifuzi wawe niba hari unduzi urenze wasifuye. Warafata umusifuzi Chris Kavana ugashaka kumusuzugura. Arsenal umuzamu mwacu yafashwa amaboko. Wese ukuboko k'umukinnyi wayo wanjye gutya bari taragera mu maboko ye. Nese washaka ko bigenda gute? Bamufate none se kafatisha amaboko bayafate. Rero umuzamu Arsenal atakiriwe nabi. Ngo kuki batemeye igitego cya Mani wagiye ukabibabaza se? Kwabiretse. Umuzamu wanjye bari bamwishe ni Imana itabaye. Ngo se ko washyushye ngo mutagitwaye wajya ntago makabeza mu nzu yanjye nkaguma mukaza aho nkora hose gakomeza nkamera ukomeza. Hari asakina mo onkre wanjye. Erega niba imba ndi gukora no kugira ngo muze twe tuganira gake gake. Cyo nta kibazo bitwaye. Umuzamu wanjye bari bamwishe. We wimbwira ibyo ngo nzabirya Rotrant. Ninde wakubwiye ibya Rotrant? Ibya Champions League mu bireke manze ntware Premier League. Mfite match ebyiri mu mvane ibintu bya Champions League. Ntabyo ndimo, ntabyo nshaka, sinshaka no kubyumva. Mu mutwe wanjye ubu harimo banire izaza muri weekend. Mureke nkine na banire mu mutwe wanjye nirimo ibindi mu bigumane. Mu mbabarire ni kinere na banire.
uwo bita Manzi Jackson ati zo live zawe ziri useless. Reba ukuntu uri useless kuba waje kuzireba rero. Nkawe Manzi reka mite nk'ubroka. Twebwe ntago tuba dufite ikibazo cy'abantu bafite inzara duhita tubabroka tukabashyira ibishanga. Turaza kurasa ikipe muri weekend yitwa Bandire turi hatari guys. Mwe muze kuba muhari gusa. Mumbare mumbwire murahari ntimuhari. Murahari ntimuhari. Uwo Manzi mureke Keve namaze kumubroka na mutaye ibishanga ubu ngubu ari kumanuka epfiriya muri Cyohoha. Dusigaje match ebyiri za champion. Oya bro, uyu mutaramu witwa uvuze ngo dusigaje finale 3. Agiye Yuhi buretse ibya Champions League bro. Buretse ibya Champions League. Banza urindiye twebwe turangizanye na match ebyiri za champion. Ibindi bintu byose tuzabikina neza. Kuko urumva ino weekend itaha turi mu matariki harya iyi weekend ntituri kwicumira kira cyumweru kizashira ku itariki 17 tuzaba tuhavuye. None cyumweru kizakurikira indi weekend bizaba ari 17-24 tuzaba turi gusoza Premier League matariki 24. Champion match ya nyuma iri ku itariki 20. Champions League finale iri kuri 30. Reka turangize match ebyiri za champion. Tubanze dutware igikombe tukibike mu kabati kibe kirimo. Nikimara kugeramo tuzaba dufite icyumweru cyose. Nubu abantu b'abatakitisiye bacu bari kugenda biga PG gake. PG yadukoyemo demi finale umwaka ushize mu byibuke. Hari amasomo tuyifiteho kuko twahizeho guhera sezishize. Iyi sezo twabonye matches zikomeye kagiye zitwara yakubise Liverpool, yakubise Chelsea, yakubise Bayern, yagize inzira ikomeye kuturusha pe. Irakomeye. Tuzicara tuyigeho igihe gikwiye kigeze. Tuzicara tuyigeho match yayo yageze. Ariko reka tubanze tubike champion. Dutegereze ibizavayo byose tuzabyakira. Parce que dufite champion. Guys, tuzaba tugiye gukora projet y'amafaranga. Dutwaye champion tuzaba tugiye gukora projet y'amafaranga. Tuzaba tugiye kugura abakinnyi 3 bakomeye baramforsa ubusatirizi. Umwataka, umuwinga n'umumediateri. 2 na 3 nta bibazo byinshi bihari buriya. Urumva ndashaka gufata umuntu yitwa Hinkapi n'umuntu yitwa Mosquera nkabarekena mutima wa defense bagasimbura Saraba na Magaraes. Karafiori ndashaka kumufata nkamutereka kuri 3. Timba nkamutereka kuri 2. Ibumoso gusimbuza nshobora gusimbuzaho Hinkapi, nshobora no gusimbuzayo Lewis Kelly. Kuri 2 naho nshobora kugura umukinnyi. Kuri 2 nshobora kurekura Ben White nkagura undi mupeti. Akaza akajya kuri 2. Ku buryo nzafite ikipe iririshe inyuma. Mfite umuzamu mwiza n'umusimbura we. Mfite abatoza beza ntaho bazajya. Sisi nzarekura Nogadi nzane Tonali. Gisuka. Zubimendi bench. Zubimendi agomba kuba ari kuri bench umwaka utaha. Tonali signing ya mbere ngomba gukora ikaba mu kwezi kwa 7 ni ya Tonali. Mu kwezi kwa 7 ngomba kuzana Tonali. Tonali na Declan bazankirira Mediane umwaka utaha. Niyo bazakina Mediane. Hanyuma 10 mfite kapiteni, mfite na Eze. Aba bapeti babiri bazakomeza gusunika. Ariko mfite umukinnyi wanjye nzagura wo mu winga uzajya ufasha Bukayo. Iyi season narahuritse Bukayo yagiye agira imvune. Biri mu bintu byanyishe. Ndazana undi mu winga ukomeye. Trossard arakuze, ushaka kumurekura akajya muri za Turkiya nkamuryamo amafaranga ameze neza. Cyane ko azaba nanashoje probably. Ushaka kumureka Trossard arakuze. Nzazana hagati ya Varskelia n'abahungu banje bitwa ba Nico Williams. Ndashakamo mu winga w'isasu. Ubundi ni nagiza nshake na Rutahizamu. Mwiza ariko. Umwataka wanjye nzamushyira bench. Victor. Nshobora no kurekura Gabriel Jesus, Anton Gordon twagerageza.
Rutahizamu Alvarez biragoye. Inshuti yawe Sebastien ngo nkuramutse. Serge no Arsenal ukomeye cyane. Sana ni umunyabutare. Ariko yarakize. Cyozo nta mafaranga. Oya nagende Serge ntakina. Serge no mukire. Akina bariho. Serge yarakinnye wese umuntu utatwereza amadolari 100 ngo twirire urumva atari umukene. Wese umuntu utaza amafaranga umuntu utatwereza amadolari 100 urumva adafite ibibazo bikomeye cyane. Abanyabutare niyo mukire wa mbere. Niyo umuntu avuye utageze muri Amerika arakira ariko yibagirwa abantu babanye. Serge turakunenze mu kagoro bakaba papa. Twereza amafaranga tubeho neza. Barasi Kigali mu kwa munani. Oya naye twohereza ubu buse Kigali azasanga tugihumeka busa sanze twarapfuye. Na muraye ku mubiri dufite amafaranga nako dufite amatelefone nashyira amafaranga yaradutega kwa munani tuzatwaragiye kuri Europe pa tuzadufite amafaranga yacu. Kandi ntabaza amazina nimero zacu afite n'izi. So ibintu rero nuko bimeze guys, turicana n'ikipe. Wallahi turicana n'ikipe. Ikipe umwaka uta tuzazi kubita Barca na Real. Umuntu mbwiye wawo Pedro sha ari umwana wa Chelsea ni umuhanga bro, nago namubona uriya mwataka wa Chelsea ni umuhanga. Wo Pedro sha ni mubyihorere. Bra FT ikibazo cyo kuba kina mu ikipe ya fake, afite n'umutoza wa fake. Ariko iriya kipe bro, iriya kipe ifite abakinnyi. Chelsea hari abantu bifite mba ndeba nkavuga nako mana yanjye. Muri hani nk'igikinyi cyitwa Moses Caicedo. Cyane yakenera 8 ahubwo. Real buriya nta kibazo cya Tchouaméni ahubwo ni ikibazo cy'umuntu bakinana. Umuhagarara iruhande. Niyo mpamvu wumvaga bivugisha ibintu bya Enzo. Ni witi Real kurusha 6. Twe ni 6 ntago ari witi. Twe Declan yakina witi. Twe dukeneye 6. Real nayo nta kibazo dufitanye cyane. Real nayo ntiyaza kurivariza mu myanya dukeneye. Numwataka ubwo Mbapana namukuye ku ruhande akataka. Real nta ifite na Hendrick yatije ishobora no kugarura. Real nayo ntago tuzarivariza. Barca nta kibazo mbona kuri Barca twarivariza kuri rutahizamu kuko Rwanda arakuze. Nayo irashaka Alvarez wiwi. Barca ishobora gutekereza rutahizamu ariko ku mane Barca nta kibazo ifite. Ifite Rafinha, ifite Lamine, ifite n'abasimbura babo batoya n'ubwana bitwa bwa Baderje. Barca igira ikizere rwose kuzamura kagenda guha iminota. Nta kibazo Barca izagira. Barca na Firmino murabona ni ijoro yatangiye kuri wing. Nta kibazo Barca ifite cy'impande rwose. Barca twarivariza ku mwataka ariko Barca nyine ikiri mu byo bita ama levels ikishyura amadeni y'umurenge sako n'ibintu by'ibimina iyo ntago nyibara. Barca irakennye nta bibazo byayo. Barca nashyiraho 75 mpita nterura 100 nkarundaho. Barca yo nta twarivariza Anthony ya legacy kuko ni ikintu gikomeye umukino ashaka kubayinga project y'ikipe bijyanye n'urukundo n'urwego iriho ariko factor yayo fanga Barca nta kibazo. Barca kuri 6 harya ifite Frankie sigembona na Eric akina. Barca no kutaguranaho njya abakinnyi nkeneye ntabwo nzahura n'amakipe menshi azancalenjinga ku isoko ni Man U kandi Man U yahita gato gutwara Champions League 2020 champion na 2028 mu cyo bise project 150 bazabiziza imyaka 150. Ndakubwiza ukuri izaba ari vuta ndikuvute kuri market ariko again natwaye champion nk'abanyibitse bro. Naza meze neza papa, naza mamagara abakinnyi nirya cyane. Oya ni ngewe natwaye champion ngera Champions League finale ngwino mu rugo ngwino winjire. Guys ndaryohewe ndi mu butengamare ndaho nifuzaga ko mwanzi yansanga muri uyu mwaka. Ndaho rwose numvaga nkeneye ko mwanzi yansanga na let's say niyo nabarana rutahizamu kuko nzagarura Merino nkafite na Kai nkafite na rutahizamu wanje niyo nabona Sisi no mu winga nabwo natangira champion nta ribi. Bwana nabonye rutahizamu kuko mfite Merino nkagira Kai nkagira na Victor. Mbonye undi mu winga wankorera ibitego kuko mfite ikibazo cy'abakinnyi bafungura umukino nyine kugira ngo Baronis irikinjira mu mpande
mbono abantu bankorera ibitego kandi umuhinga we nzamubona, ntabwo nzamubura rwose. Nzaba ndi muri position nziza, ariko nkeneye na nimero 6 ukina umupira, we na Declan bakine, barekipere basohore baro bazishyire kuri nimero 10 yaba kapiteni Ode na Eze bagenda basimburana, mbe mfite sasa wingi zo gufidinga Bukayo n'undi muhinga ushaka gukora ibitego, bakaye bagenda basimburana na ba Merino na ba Sekile Garla na ndavuga bataka na iki cya Victor. Nta kibazo nye mfite, nta kibazo mfite rwose. Kandi mwibuke yuko akana kitwa kanuza kagiye kujya muri Amerika, ka Doman mu bintu by'abanyeshuri, kazakorerayo camp, amasama camp, kagaruke gakina ibikombe by'abana. Umwaka utahana ko karaba gatangiye kwigira hejuru gahoro, ku buryo nako nzaba ndi kugenda probably nkongera utunota duke kanigira hejuru mu myaka. So nta kibazo nzagira cy'icumi. Ibintu by'ibyirabura byitwa bya Bareba bijyana muri za mani n'ikuda bene abo bakinnyi nkiza byo byaba Bareba jyana. Ndashaka mediateri b'abazungu rando ndama abakinnyi baba birabura bo muri za Cameroon na za Ghana bepfiriye bariye imyungu afite banyirakuru babaroga. Umuntu ugifite abantu bamuroga urashaka kumuzana mu ikipe yanjye, mbabarira ndinda ku izina rya Yesu. Munanganye na Nyabingizi wabo muri muramuzana muri Arsenal, ako Arsenal niyo mwabonye rero ikipe yo kuza. Thomas Partey naramuzanye bamuroga intuza ibintu by'abagore, atangira mu byaha byo gufata ku ngufu. Adebayor yaserereye n'abantu byabaye ibibazo naramutunze. Manu yazanye ntuza Pogba bene wabo atangira kumuroga, baraserera arasara baramuhananywe ibiyobyabwenge. Bireka bireka abazungu bihorere bazi ibintu byihorere. Kimwe abazungu bazi umupira bro, kimwe abazungu bazi umupira bagera akakwabeshya. Bari abahungu bateretse mu kibuga nkayipanga hari nkayiterekaho, azajya ngukeba nakumerera nabi. Icyenda nashakaga Alvarez ariko ntago namubona. Hari umuntu baje ngo nene nateretseho, ntago nabona Alvarez, nagateretse ko yamutanga. Anaje bari abakinnyi akenshi buri ashobora nko kujya muri Barca kurushwa yazi wacu. Bari abakinnyi abakinnyi sha umva, abakinnyi b'abaratino byo bitondera. Aba bari abantu baza Real na Barca, abantu bepfiriye bakunda Real na Barca cyane kuko baba bari iwabo, baba bari ni nk'iwabo muri Espagne, bavuga ururimi rumwe. Ni ibihugu byagiye bakoloniza, bajya guhuza imico, bajya guhuza imirire, asanga bene wabo benshi. Leta rone n'abakinnyi na population ya bene wabo, kandi umuntu wese nyine arabikenera. N'abantu ni nkuko abakinnyi b'abarundi usanga bisanga cyane mu Rwanda wenda kurusha abakinnyi ndetse b'abanyakenya, kuko nta population y'abanyakenya nyinshi dufite nk'iy'abarundi. So niyo mpamvu ubona abakinnyi nyine baza hano bakiyadapta nyine b'abarundi bikabakundira cyane, kubera turi nk'ibihugu bimwe mu buryo bw'ururimi, imico, imirire, ibiki, abaturage. So rero aba-Braziliens, abantu muri za Uruguay, abantu muri za Colombia pfiri abakunda Real na Barca cyane na za Atletico, nizo kipe zabo cyane. Biragoye. Alvarez biragoye. Burara abakinnyi ubona ukabona wapi. Trossard ni umukinnyi mukuru, aramfashije. Witwa Mugisha Tito ati nzagaruka Rigani yabuze igikombe, ati kuko amagambo abafana ba Arsenal ni serere. Mutwitege ntitutagitwara muzaduserereza, nta kibazo. Ntatwe ntitugitwara tuzabotsa. Niko bigenda kabisa. Ewana ni umuriro, tugitwara tubotsa, tugihusha mutwataka. Ewana mutubyiniraho cyane. No mupira ibyo ndabyemera, ibyo nta kibazo rwose. No mupira nta kibazo mfite yanjye. Turagitwara ariko se turabuzwa n'ikisi. Ngiye ko mbireba ubu amanota Citizen yata. City muyitegereza kuri AFC Bournemouth ishobora no kuyata hariya.
Muvunyi filime vipi Rugaju vipi salama Muvunyi umeze neza turagitwara ngo ko bagusabye gutoza APR kutatubwira ntago mfite urwego rwa bamwe ikipe nka APR. APR ni level ikomeye abantu ntibabizi ego umenye tuba dufite bo bari buke uziko ntemerewe no gutoza na Gorillas ntago nemerewe gutoza niba mutamona kuri touchline cyo kora umwaka utaha nzakora course 2027 nzakora course ya licence B icyo gihe nzaba nshobora nyine kuba none nabitekereza kandi umwaka utaha bro nyine umwaka utaha nimva kwiga nyine wumve ko bizaba ari ibindi bintu nyine mvuye kubona iyo licence shuti bizaba ari ibindi bintu licence B nanjye nzaba mfite akiryo katigeze kabaho licence B urumva yigwa amezi menshi amezi 6 harimo 3 yo kwiga na 3 ya stage so urumva rero amezi 6 ni presque igice n'umwaka nako n'igice cy'umwaka umwaka wose biba bikuri mu mutwe kugomba nyine kwiga. Nzakorera i Kigali last time nakoreye Butare ariko this time nzakorera i Kigali abantu 30 bazaba ari i Kigali byo ntacyo kubaza urumva bizanyorohera aba bantu bose bo mu mupira n'abantu bangiye aba president wa federation SG bangabo bari muri Ferwafa ba Maurice bari muri Ferwafa bizanyorohera ntago nabura muri 30 bazatorana mu Kigali nzabonekamo nzigira i Kigali ko urumva amezi 6 ntago nayamara ndakora akazi nziga noneho nge ngira iminsi yo gukora ngire n'iminsi yo kwiga niko bizagenda ntango reka tuvuge twiga kwa mbere kugera kwa gatanu icyo gihe urumva nzajya nkora kwa gatandatu ku kazi ndatanza mu kiganiro cyo kwa gatandatu mite mfata n'ibiganiro nka bibiri muri Magic Lineup bite bihinduka ibiganiro 3 ushize muri cyo kwa gatandatu shiro na Cafe Sport ya Dimanche bibaye 4 wenda ndebe n'ibintu byo mu rugo rw'imikino nka 2 mu minsi 5 wenda nko kwa mbere rera aba instructor umunsi umwe kwa mbere wenda kongera ugasaba n'undi munsi wenda nk'uwo kwa gatatu basaba nk'ibiri mu cyumweru ukazajya ukererwa nk'amasaha nk'abiri ugakora ugahita ukomeza ku ishuri abantu ubundi tugapambana umuntu agakora muri Gorilla tugapambana ubundi umwaka utaha abantu akarangira kafi gasohora licence B icyo gihe abafana ba APR sha icyo gihe umuntu bakubwiye ngo ngwino muri APR kwishare kuri bench nzanahita nsaba mu stage mu ikipe ikomeye pe nzahita ndeba abafande mbasabe cyangwa reyo nshaka indi kipe ikomeye mbemo nk'amezi nka3 ndebe ubuzima kuri niveau hejuru ya APR kuba bimeze cyangwa muri Zareyo nzashaka ikipe yisumbuyeho gato nkorema ga stage ndebe ngira ibyo niga nibyo umuriro Kabeza urabuze tubishimiye Imana ubwo mugire ibihe byiza ndabakunda cyane Rodrigue ndebere kuri konteri niba ubuze ko nari maze kureba babuze ahantu hose kandi tugiye kureba Barcelona se kugiye amasaha 247 kweri ako ntacyo nubwo umuriro ubuze uragaruka ako nabonye utari gutinda no mukanya twawubuze umaze iminota nk'ibiri uhita ugaruka so urumva rero twebwe Arsenal turaryohewe hasigaye mwebwe mu yandi makipe
reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and the birthday or in Kevino Entertainment with Kevino Photographer, you can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Kevino Photographer, online service, make more than one with us.